reka je nubwo engineer jewe umurima w'ibigori ndawufite mfite n'umwana bita Agaciro Development Fund wati kuba sitari je ibintu huko je mbona abantu baragunda cyane jewe gahaye ndakomeye ama studio bajije rwose je nagiye mu studio menshi. Ko muri kumuco n'umugabo hawaye uyu nagahaye shomba bari muri kunshaka se bimeze bite salama ninge agahwayi kukabaya wumva rama magayishongore bari uramubariza rero ni umwanya wo kumumpatira ibibazo gahaye tumugezeho watangira wibwira abakurikiye VPRO Media. Jewe ndi wa mugabo bita agahwayi kukabaya kukanu kagahiti banziho rama magayishongore baririmba ibyo mbivuga ndi guhamagara kuri radio Rwanda Keti radio amaradio yose yo mu gihugu agahwayi nuwo muntu nukoneye niwe mustari tujya twumva witwa agahwayi jewe kuba umusitari nimwe mubingira kuko ngewe ubwaje nuko nuva abantu bagurikirana gusa bambwira ngo barankunda cyane nanjye nakumva ibaganya mwinshi y'abantu nkurikira nkumva ndanezerewe cyane nuko bimeze ariko njya numva ukunda kugira utuntu twinshi dutwika ngo zashongora baririmba n'iki turatuntu bawaradukuye he wadusangiza mbese muri make. Jewe kira kintu warumbajije cyashongore baririmba uko bimeze shongore baririmba ubundi ni ikintu gifite agaciro ubundi shongore baririmba hanini twabyitaga umuntu w'umugore hari umugore ubishongore noneho utundi tuntu banziho iyo mvuze ngo ubuki buryohera abanyarwanda ubuki muzi ko namwe ari ibintu biryoha iyo mvuze ngo urubuki bankwisa uburyohe uri umuntu mwiza ushimisha abantu ubwo rero mw'ibyo bintu mbajije nuko icyo kintu nagisubiza mwari jyahamwe. None se weho ubona societe yo mukabaya hano kukabaya uba igufata ute kubura umusitari mbese ntabwo biba bibangamiye societe ubamo? Wati kuba sitari je ibintu huko je mbona abantu baragunda cyane nagera ahantu hose bakavuga ni gahaye imodoka zigaparika nkabona ni ibintu binejeje cyane byangejeje ku mwanya mbese natakagombye gukeka natakagombye no gutekereza icyo kintu rero mbese kunyita gahaye kunyita umusitari nicyo kintu cya mbere cyatumye nubaka izina. Kubura umusitari hari inyungu byaba bigufitiye muri kariyeri yawe twumvishe ngo uri na engineer hari inyungu mbese waba ubibonamo kuba uri umusitari? Inyungu ni byinshi cyane urabona ngewe ndi engineer agahwayi nizi ibintu by'ubwubatsi ubundi ndubaka kandi noneho no mu mvura yo mu kwa kane bafite akazi sinjya mbura akazi kubera
kubera kubaka izina ako kantu niyo mpamvu mora mfite akazi mu gihe cyose simbura akazi ndubatse ndatuye nuko bimeze gahwayihwayi agahwayihwayi rero kukabaya mbese weho tunyuriremo mu ishusho yo kukabaya mbese wabona ngiye iki cyaro cyanangaje kabaya ni umujyi kabaya uzi ko dufite umudugudu wita Kiyovu umudugudu wita Kimisagara umudugudu wita Nyanza iyo migi yose bari ku Kigali uri kumva rero mu bisi bike turadufite na convention uri kumva rero kukabaya ni umujyi aratwika nta kibazo rwose nta hantu hameze cyane neza agahwayihwayi rero ikintu tugiye nyine twebwe dushaka kutunyurira mu buzima bwawe kuva uri mutoya ku ishuri iki uburyo wazamutse tunyuriremo agahwayihwayi ubundi ngiye ryakomotse ku babyeyi banjye iryo zina agahwayihwayi niho ryakomotse agahwayihwayi navutse ndi umwana mutoya cyane noneho ngewe baramekaga kubera bahekaga muri za ngobyi z'intama za zindi uruhu bashishuraga bagaheka mu mugongo noneho ngewe nkanyururuka mama akagenda bakamubwira ati wa bwana wari uhetse yagiye he bakabura ati yareba mu mugongo ati wa mwana yagiye gahwayihwayi bagasubira inyuma akajya kunoragura uri kumva gahwayihwayi nari ndakana gatoya ubwo nuko naho ryakomotse udusobanuriye muri make mbese agahwayihwayi ni iki ndikumva ari nk'inshinga y'ikintu agahwayihwayi ni iki gukora iki agahwayihwayi wundi ngewe mama yamaze kuri nyita mita ngiye mubaza uko rivuga agahwayihwayi ni ugukora vuba vuba nari ndakana gafite imbaraga no mu mugongo nkanyururuka noneho ngiye no kubaka kubera mu byo nize noneho bama ikintu cyo kubaka mbese mu gifundi hari uburyo bakata itashi ngewe noneho gukata itashi noneho abafundi tukajya kubaka twamara kubaka ngewe twatuvuze ngo twubake gabiyo ngewe nkarangiza gabiyo 3 abandi bakiri kuri gabiyo 1 noneho n'abasirikari bankoreshaga bafande bakavuga ati uragahwayihwayi koko n'umushahara wanjye wahise wiyongera ubwo agahwayihwayi uri kumva ko rikubiye mu bintu byinshi naho ryakomotse noneho agahwayihwayi dukomeje ariko nk'ikibazo cy'amatsiko ngiye nakwibariza ndakumva neza ufite imyaka ningahe mbese agahwayihwayi mfite imyaka 33 uri kumva navutse 89 uri kumva agahwayihwayi ngewe dakuze uri mfite n'umwana bita Agaciro Development Fund uri kumva namwitiriye ikigega cya Paul Kagame kubera nabonaga ari cyiza cyane kandi tukishimiye ubwo ako kantu uri kumva ko ariko katumye nita umwana wanjye Agaciro Development Fund kwigira nicyo kiri agahwayihwayi rero abantu benshi bakunda kumbaza ngo gahwayihwayi ni muntu ki akunda iki hari n'abantu benshi bajya bambwira ngo uzambarize gahwayihwayi ngakunda kurya iki akunda irihe bara n'iki wabanyurira mu kunda kurya iki ukunda irihe bara agahwayihwayi je likundira kwira akavange yo nabanya akavange nibonera n'akanyama ubwo uri kumva cyo kuza ndi Yusufu akabenzi niko nakali nahundi ibintu byose rwose kw'ibyo bintu nibyo gunda kwikundira cyane mu bintu by'imirire nuko bimeze ibarukunda abantu bakunze kumbwira ati gahwayihwayi akunda irihe bara akunda iki ngewe rwose umbajije ibara nkunda ngewe ibara nkunda ryo mu Rwanda uko idarapo ry'u Rwanda rimeze niryo bara nkunda nuko bimeze nkunda u Rwanda n'abarutuye bose agahwayihwayi nuko meze noneho twebwe ukunda u Rwanda twabyumvise watunyuriramo muri cya kigega watubwiye mbese we washizemo amafaranga muri icyo kigega cyangwa nuko kivuga nk'umunyarwanda biraho yewe we umva kira kigega nashyizemo amafaranga uko Perezida Paul Kagame yaravuze ati nuguhera ku giceri cy'ijana kugeza kuri miliyoni cya miliyari ugatanga uko wifite uri kumva nanjye nashyizemo nkurikije uko nifite kuko ntabwo wajya kwita umwana wawe Agaciro Development Fund unanirwa kugiha agaciro nuko bimeze gahwayihwayi nanjye rwose ndi umunyarwanda kandi nkunda igihugu cyanjye nuko bimeze cyakoza by'ukunda igihugu bigera nawe wita umwana wawe umwitirira kiriya kigega yewe narakimwitiriye kuko je ubundi ndi imbaraga z'igihugu kandi nawe uri imbaraga y'igihugu uri kumva rero utanditse izina ryawe mu gihugu cyawe ngo bivire mu mizi mu maguru ntacyo waba ukoze kuko u Rwanda aho
rugeze ni kure kandi aho rwavuye naho hari kure uri kumva rero agahwayihwayi ku kabaya niyo mpamvu abanyakabaya twese dukunda u Rwanda kandi turabana beza nuko binize urakoze cyane agahwayihwayi kanakire mugenzi wanjye nawe ngafite ibibazo ashaka kukubaza urakoze cyane mume nawe tuvugane nta kibazo agahwayihwayi ishongore baririmba numva cyane nkunda cyane uramamagaye ntwari ryahamye igitego mu bagabo umeze ute ni sawa ni neza cyane rero gahwayihwayi nifuje kugirana ikiganiro nawe uyu munsi gahwayihwayi nifuje kukubona igihe kinini cyane ese gahwayihwayi urakomeye cyane ngewe ndakomeye cyane nanjye ndishimye kuba ushatse ukavuga ati reka ndebe gahwayihwayi dukorana ikiganiro uri kumva ibyo bintu bigaragaza kwamamara kwanjye icyo kintu rero ndakigukundiye rwose nanjye muyobozi wanjye nje gahwayihwayi nakunze kubona ku mashusho menshi cyane aho nakubonaga ku ma TV nyine wagiye muri studio mbese mbese nakubaza abanyamakuru waba warahuye nabo ni nkabangahe se amastudio waba waragiyemo ni nkangahe gahwayihwayi dukunda cyane urakomeye ngewe gahwayihwayi ndakomeye amastudio bajije rwose ngewe nagiye mu mastudio menshi ndetse no kuri radio Rwanda banumiyeho radio Keti radio njyayo aho hose n'abantu baba bashaka kureba umuntu bita gahwayihwayi kubera amatsiko menshi baba bagize ute bamfitiye nuko bimeze rwose gahwayihwayi ndi umuntu abanyarwanda bikundira cyane kuko nkunda gusetsa cyane gahwayihwayi rero nkabanzi ko nkunze kukumva nyine uri gusetsa kuntuze kuri TV cyangwa se kuri radio Rwanda nkunze ukumva uri gutanga ibiganiro kandi utanga ni ibintu mbese ni ibiganiro bitwubaka ntago ari ibiganiro biba bisenya ni ibiganiro bitwubaka ese gahwayihwayi inshingano yawe mu buzima mbese inshingano waba ufite ni nkiyihe gahwayihwayi ngewe inshingano ufite uri kumva aka kanya ngewe bajya banumira bakambwira ngo bashaka kureba gahwayihwayi aribwo nanjye huko byacimishije numva abantu baramamagaye barambwira ati gahwayihwayi turagushaka na telefone irasonye bogira sonye baravuga ati dushaka umuntu bita gahwayihwayi ati twewe tumuganize adukinire komedi cyangwa abanyarwanda bamukurikira bamwumve baravuga ati twewe ubwawe tuzagufasha ariko nawe ugere mu rwego rw'isi cyangwa igihugu nawe usangiza abanyarwanda izina bita gahwayihwayi n'utwo tuntu tw'udukomedi twawe dusetsa ariyo mpamvu ngiye nishimiye kubabona gahwayihwayi rero mu buzima bwawe numva ko ukunda radio cyane ese mbere yuko utari wagera kuri radio ngo uhamagare kuri radio cyangwa ube umusitari nkuko bakuzi u Rwanda rwose rukuzi gahwayihwayi mbere mu buzima busanzwe wari ubayeho gute agahwayihwayi ubundi na mbere ngewe ubwanjye nari umuntu ukundwa n'abantu huko gahwayihwayi kwera babariryo yanyise bakajya barinkundira ariko noneho amahirwe nagize nuko yaje kwamamara kuri radio noneho aho nuye bakarikunda kuri radio baryumvishe barikunda by'akarusho birenzeho ubwo agahwayihwayi nuko byifashe gahwayihwayi nagiye mbese numva amakuru yawe nigeze kumva ngo hari agatendo wigeze gukora ngo wafashe radio ngo radio wigeze uyikora ibiki hari radio ngo umusaza yitungiwe mu rugo iradiyo koko ibintu wayikoreye ni ibiki byaba byarabaye cyangwa ntibyabaye ibyo bintu wenda nuko bivuze kuba baraguhaye amakuru ukabivuga uko bitari ubundi iyo radio byabaye unakunze radio cyane byo ubwanjye nigeze kujya kwigurira radio numva iya sogokuru yari afite radio yakuye Uganda y'urubaho najya numva umuntu ari kuvugiramo ngavuga ati uyu muntu ko kuri kuvuga ni sibo banatarazira ndetse yari umunyamakuru wa radio Rwanda navuga ati uyu muntu uri kuvugiramo ko nshaka kumureba ndamureba ute radio nagiye mu gororero gura radio geze mu rugo radio ndayimena ngo nshaka umuntu uri kuvugiramo fuduye radio umuntu ndamubura ariko icyo kintu kuba ko ari ikintu cyatumye nacyo gituma gunda radio cyane umuntu naramubuze saga bayenga wa mukecuru yumvisha abantu bari kuririmba afata radio ayisukamo igikoma ngo ari kwihebera abana be bara gahwayihwayi ndumva warakoze amateka kuko ndumva pe warakoze amateka gahwayihwayi koko wamenye radio uwo muntu waramubonye ntiwamubonye umuntu naje kumubura
barabwira ngo umuntu ngo aba yibereye Kigali nabasi Kigali aba umuntu Kigali kagenda muvura muri radio nuze mu rugo iwanjye ku kabaya nanjye biranagaza ariko buno maze gusobanukirwa ko hari amajwi abagenda y'abantu ntabwo buno nayimena kuko maze kumenya ko ari twe tuba tuvugiramo ariko wafungura radio ugasanga ni mikoro gusa abantu baba bibereye Kigali cyangwa guko na hano turi kuyivugira turi kuvuga turi ku kabaya abantu bo mu gihugu hose bakaba bazabyumva. Ndabyumva Gahwayihwayi rwose wakoze amateka ariko se Gahwayihwayi nukuvuga nahoze numva yuko hari ibintu byo kuba ufite impano yo kuba wasetsa abantu ese filime cyangwa niki wowe muri wowe aka kanya nk'umuntu ufite iyo mpano wadukorera gaki kadushimisha Gahwayihwayi? Jewe rero mu bintu byo gusetsa je ni impano numva indimo cyane je ikintu cya mbere cyashekeje kandi noneho najye ubwaje nikoreye ubushakashatsi. Umugabo babufashe yagiye kwitera akabariro ku mugore utaru. Umugabo babwirutseho yambara igutiya y'umugore gaho yakwambaye ipantaro ye kubera ubwoba yambara igutiya y'umugore. Ivyo bintu ndavuga ati wa mugabo we bamuye nato wa mugabo kwambaye igutiya y'umugore byageze. Umugabo arababwiye ati sha ntabwo uzibyambaye ati giye bafashe ndi ku mugore w'abandi none nari kujya kwambara iby'ipantaro ati huko nanjye ubwaje ndikanze. Umugabo yarirutse n'urukweto rugararuta buri ako kantu nagiye gavuze abantu baraseka cyane bakavuga ati Gahwayihwayi ati umuntu koko wambaye igutiya koko ibyo bintu natwe byaradutangaje ati nuko bimeze Gahwayihwayi mu dukomedi ngirani twishi cyane mbese turacyakomeje ngiye kubasetsa utuntu twishi cyane. Gahwayihwayi ndumva kabisa waragize inkuru nyinshi ariko Gahwayihwayi ntabwo ari bwo bwa mbere nkurikiranya amateka yawe Gahwayihwayi bambwiye ngo no mu rusengero warabyinaga ese wakaducishirizaho wowe? Dore noneho kubyina usibye no kubyina hari uburyo nacuranze n'amagitari ngacurangira ku mutwe narangiza abakristo bose bagashungera bakavuga ati nakwitamo kakanimasiyo ngo nandambara ya derugoba nandambara ya derugoba yari dabakirisu gacisha mari kugiye wicereye nacyo nandambara ya derugoba okay nandambara ya derugoba nayo nandambara ya derugoba yari dabakirisu kabarinda nambara ya lero. Gahwayihwayi urachimishije Gahwayihwayi rwose urachimishije kugakora suteye ubwo bivuze ngo ni nako wakundaga kera ukiri muki muri korali nako kantu nakundaga naje biranejeje ko niko nakundaga likundiraga kwibyinira cyane nkabona abakristo bose barahagurutse mu rusengero nabo bakavuga ati karakana karadushimisha neza nakubwerega muri uraseka imbavu zirakujya. Gahwayihwayi rero nukuvuga ngo uri dolari ntaguru mbese urakataraboneka kuko ngewe nagushakishije ahantu hose ti Gahwayihwayi hari akana mpaye amafaranga niko kakungeshejeho Gahwayihwayi baye bambwiye ngo wagiye mu murima ariko imirima yose yawe nayigezemo bakambwira ngo wagiye mu bigori bakanyereka hari ibijumba ibiki byose ibirayi ese Gahwayihwayi koko nibura umurima w'ibigori koko waba waje mu murima w'ibigori? Reka je nubwo engineer jewe umurima w'ibigori ndawufite urabona ko ari wo musanze mo hano je urabona ibigori niwo murima musanze murabona bireze rwose ariko nababwiye nabwo ndabacira huko mujyane mu rugo mujye kotsa kuko guhinga ndabikunda cyane. Ndabona Gahwayihwayi rwose ufite umurima munini cyane aho hose Gahwayihwayi iri ya ruguru hose reba urabona inyuma hose murima w'ibigori ureze rwose. Gahwayihwayi uyu murima wawe nibura ufite ihunikiro no byabindi byo guhunika byabindi bigezweho by'intangarugero byabindi byo kutotsa imyaka ngewe ibyo byo kotsa imyaka sinjya mbikora. Iyi myaka yanjye mfite uburyo nyigeza ku isoko kandi ngatanga imyaka yeze ariyo mpamvu mva Gahwayihwayi ntabwo wakwita umwana wa Gaciro ngo unanirwe no kutahinga bino bigori. Iki kigori mbese ubundi muri make uzi uko bakita? Iki kigori bakita sunkoreho. Ndabona kabisa sunkoreho rwose. Gahwayihwayi urahinze kabisa warahinze sunkoreho urabona byaje biheka bibiri urabona ko nta kibazo namwerega ndabacira mujye kwiyokereza nta kibazo rwose.
aha naho twari twasuye Gahwayihwayi, aho twamusanze yagiye mu bigori, yagiye kureba ibigori bye rwose. Gahwayihwayi ni umuntu wahinze, yahinze ikigombe kinini. Gahwayihwayi ni umuntu pe ukunda imirimo. Gahwayihwayi ni umuenjenyeri. Gahwayihwayi mbese ubwenjenyeri gusa, Gahwayihwayi akora imirimo myinshi, ni umuhinzi. Gahwayihwayi turamushima rwose, ni umuntu w'umugabo, afite ibyo yigejejeho byinshi cyane kabisa. Gahwayihwayi rero twaganiye bihagije, ariko ni igiki wabwira urubyiruko rugukurikiye ndetse n'abaturarwanda bagukurikiye? Yewe ikintu nabwira urubyiruko n'abanyarwanda bose, baba abakecuru n'abasaza, nuko bakura amaboko mu mufuka bagakora. Urabona umurima w'ibigori ndawufite, kubaka amazu ndayubaka, ndagira ute, abantu bo gubuyede bagomba kuzana bahubuyede. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo barajya gusabiriza cyangwa ngo barajya kwiba ibyo umuntu yaruhiye, ibyo bintu ntabwo ngiye nabishishikariza abanyarwanda, huko bakwiye kubivamo bakayihangira imirimo, kuko leta y'u Rwanda ishaka umuntu ukura amaboko mu mufuka. Uri kumva icyo kintu nibwo butumwa ngewe naho abanyarwanda Agahwayihwayi kukabaya. Abakunzi ba Vipiro Media rero nabagira inama yo gukurikirana Gahwayihwayi, kuko Gahwayihwayi pe no kuvuga ngo agira inama abantu uburyo bakwikura mu bukene ndetse no kuba bakura amaboko mu mufuka bagakora. Gahwayihwayi ushaka ikiganiro cye kirambuye wagisanga kuri Vipiro Media. Genda ukore subscribe, share, like n'ibindi byinshi cyane, comment. Nanjye ikirakubwiye Vipiro Media, aho hantu niho ugomba gusanga Agahwayihwayi kukabaya, kuko hari byinshi nzajya ngenda shyiraho, byinshi byo gusetsa, ibyo kwicara hejuru y'inzu, ibyo mbese gucana imbabura no kujya mu bapfumu, rega no kuraguza twaraguza, kuko n'umuco gakondo. Hari ibintu byinshi, ari amavideo menshi muzajya mukurikira ya Gahwayihwayi, ariko muyarebye kuri channel Vipiro Media. Ubundi aho hantu na nomero zanjye ngomba kuzitanga 0788 68 339. Ubundi ukareba Agahwayihwayi ukurikiye ku iyo channel Vipiro Media. Ubwo nuko bimeze. Murakoze Gahwayihwayi, ndumva amasaha akuze twanataha. Gahwayihwayi naho ubutaha, ciao ciao. Murakoze cyane, murakoze, ndabashimiye rwose kuba mumaye uyu mwanya tukaganira, kuko nimwe batera nkunga banjye. Murakoze cyane, murakabyara hungu nakobwa. Agahwayihwayi nuko bimeze, dashoje.